Ngiye kuri Rama Family nguhaye ikaze, nkwifurije ibyiza, nkwifurije ubuzima buzira umuze, nkwifurije kubyara ukarera ugaheka, nkwifurije rwose kunezeranwa n'umuryango wawe, kuko uyu munsi nkuzaniye inama ku byangiza umwana mu buryo bw'amarangamutima utabizi. Ibi ndabibwira umubyeyi kandi mbibwire n'umurezi w'umwana uwo ari we wese aho aherereye. Ubwana bw'umwana ni igihe cy'ingenzi aho ushyira imbaraga nyinshi mu gukura no kumenya gufata imyanzuro. Mu bihe byinshi dushobora gukora ibintu tutitaye ku ngaruka bizagira ku marangamutima y'umwana. Bitabaye ngombwa ko tubyitaho, ibi bishobora gutuma umwana yiga uburyo butari bwiza bwo guhangana n'ibibazo, akaba n'umuntu ukora ibintu mu buryo bworoshye ariko bikanagira ingaruka. Abana bakura batabonye uburyo bwo gukemura ibibazo babifata nk'ubuzima busanzwe. Bishobora guturuka ku myitwarire y'ababyeyi cyangwa se ababarera. Urugero, aho umubyeyi ashobora guhohotera umwana cyangwa se gutuka umwana cyangwa gusuzugura ibyo avuga, bituma umwana atangira kumva ko atigeze agira agaciro, bityo agahungabana mu buryo bw'amarangamutima, kandi yaba umubyeyi ndetse n'umurera bose ntibamenye ko uyu mwana yahungabanye, ahubwo bagatangira no kuba bamukubita kenshi bavuga ngo umwana ntiyumva, kandi mu by'ukuri umwana yarahungabanye ntibabimenye. Iyi ni imwe mu mpamvu ishobora gutera umwana guhangayika, akagira isoni ndetse agacika n'intege mu buryo bwose bushoboka. Iyo ibyo bibaye kenshi, umwana ashobora gutangira kwiyumva nk'utagira agaciro. Ibi bigatuma agira ikibazo cyo kwizera no kwiyakira mu gihe kirekire ndetse no mu bihe bizaza. Reka turebere hamwe ibindi bibazo bikunda gutera abana guhindura imyitwarire cyangwa se bakangirika mu marangamutima yabo. Ikindi ni ugukoresha imvugo ikaze cyangwa kwirengagiza ibitekerezo by'umwana. Mubyeyi murezi wo nkurikiye, ndagira ngo nkubwire ko kutagira igihe cyo kumva no kwita ku marangamutima y'umwana urera cyangwa wabyaye bishobora gutera umwana wawe kubura amahoro no kugerageza gusubiza ibibazo bye mu buryo butari bwo. Mu gihe cyose umwana abona ko ibitekerezo bye bidafite agaciro, yumva ko atemerewe na gato kugira ibyo avuga, bikamutera kumva atisanzuye no kugirana ibibazo n'abandi mu mibanire. Kandi ibi bitangira buhoro buhoro, ukazajya kwireturuva ibintu byarakuze utagishoboye kubigarura. Ikindi ni ingaruka mu myigire no mu mibanire n'abandi. Ubushobozi bw'umwana bwo kumenya guhangana n'amarangamutima burya buterwa n'uko abyitwaramo mu bihe bitoroshye. Iyo atiga uburyo bwo gutekereza neza cyangwa kumva ko atitabwaho mu buryo bwiza, bishobora gutuma atiga uburyo bwo gukorana n'abandi no kugira ibibazo mu mibanire ya buri munsi. Mu mikorere ye ya buri munsi, ibyo bigatuma yisanisha n'abandi mu buryo budakwiye. Ikindi kibazo ni ukuba nyirabayazana w'ingeso mbi. Iyo umwana abonye ko atitabwaho cyangwa ko ibyo avuga bitakirwa neza, ashobora gukora cyangwa se gutangira kwiga gukoresha ingeso mbi mu gihe atangiye kuba mukuru, aho agerageza guhindura imyitwarire ye cyangwa akinjira mu bindi bibi by'uburere bubi, nko kugira imico iganisha mu bikorwa bihungabanya abandi cyangwa se byo kunywa urumogi no kwifata nabi. Ibyo byose bigatera ibibazo bitandukanye. Ngana ku musozo, ndagira ngo mubyeyi nawe murezi nkwibutse ko buri gihe
kugira ngo umwana abashe guhangana n'ibyo bibazo by'amarangamutima, mugomba kumva ko ari ngombwa kumenya uburyo bwo kumva no gushyigikira umwana mu bihe bikomeye. Kugira imyitwarire myiza no gufasha umwana kumva ko afite agaciro, burya byafasha umwana kugera ku ntego y'ubuzima no gukura mu buryo bwiza. Kugira ngo umwana agire umubano mwiza n'abandi kandi afashe gukura mu buryo bwiza, ni ngombwa kumufasha kuganira rwose ku marangamutima ye. Aha ni ngombwa kugira imyitwarire myiza, kumva no gushyigikira ibyo avuga kugira ngo yumve ko afite agaciro kandi ko ashyigikiwe. Ibi iyo bikozwe neza bituma umwana abasha guhangana n'amarangamutima ye, akaba umuntu wiyizeye kandi witabira kubaka umubano mwiza n'abandi. Ndagushimiye rero wowe wari unkurikiye kuri Rama Family, nizere ntashidikanya ko iki kiganiro wagisangiza n'abandi, ariko cyane cyane ukibanda ku babyeyi no ku barezi kugira ngo barusheho kwita ku bana. Rimwe na rimwe hari igihe ibi ngibi biba byabaciyeho kandi mu by'ukuri atari uko banze abana, ahubwo ari ukutamenya ingaruka bishobora kugira mu marangamutima yabo. Niba rero wowe wari unteze amatwi uzi cyangwa se uri umubyeyi ukaba ufite n'abarezi uziranye nabo, iki kiganiro ntikibacike, ukibasangize kugira ngo nabo bajye bita ku bana. Uyu munsi nubwo baba badafite uwawe yarakuze, ariko bazagira n'ab'abandi bongere kubitekerezaho. Ndagushimiye rero ko usangije abandi ibi biganiro kandi ko udashobora kugenda udakoze comment. Ndagukunda cyane wowe ukurikira Rama Family.